ariko nanone ni umukobwa nababajwe no kubura. Rero nawe ari gushimishwa no kumva mpamagaye, kandi nahoraga ntegereje ko umunsi umwe ashobora kuzabikora kuko nari nanumvise ko na nimero zanjye kizifite. Nitabye rero iyo nimero ariko ataravuga, numva aho uwo muntu hari urusaku rw'ibinyabiziga, moto n'imodoka zisakuza, mbese numva wagira ngo ni mu muhanda. Nuko uwo muntu arambwira ati waramutse ute? Mu ijwi rituje cyane. Ntababeshye nise menye uwo ari we. Ni Marie Claire wari umpamagaye. Nise mubwira nti meze neza Marie Claire, gusa arantunguye. Ubwiwe n'icyo uwo ari we? Nayoberwa n'undi, gusa n'ukuri irantangaje pe. Utangajwe n'iki? Ntabwo niteze ko wampamagara. Kubera iki se? Sinzi, gusa nyine urantunguye. None se Marie Claire meze neza? Yego meze neza. Uri kujya ese ko uri mu muhanda? Hari ahantu ngiye. Nawe ariko ndumva uri mugenda. Ugiye hese? Yego nanjye ndi kugenda, ndi kujya gupagasa. Harya ngo tuye i Kigali? Naho ntuye rwose. Cyakora urabeshya. Sinzi niba n'ibindi uvuga utabubeshya. Ariko nakubwiye impamvu nakubeshye Marie Claire, kandi niba byarakubabaje rwose ngusabye imbabazi pe. Ntabwo rwose nifuzaga kukubeshya, nuko aribwo buryo bwonyine nabonaga bwatuma nkuvugisha. None si umvugisha ukambwira icyo nshakira utiriwe uca hirya no hino. Ariko se Marie Claire, ko kutambeshye ubaye igihe wabishobora. Ubu wahura n'umuntu bwa mbere ugahita umubwira ngo mpa nimero yawe. Wabuzwa n'iki se? Ubwo se nkawe wayatse muri ubwo buryo wayitanga koko? Nayitanga rwose. Nta kibazo, ku munsi twongeye guhura nibwo buryo nzakoresha. Yego nta kibazo. Ariko nagushimiye cyane Marie Claire. Kubera iki? Nshimishijwe no kumuhamagaye. Nari maze iminsi mbitegereje. Nuko hari icyo nifuzaga kukubaza. Ni amahoro se ko ntaye ubwoba? Humura rwose ni amahoro. Ndashaka kukubaza niba uyu munsi waza kubona akanya ngo tuze guhora ngira icyo nkubaza. Icyo gihe n'ubwo nari kuba mfite gahunda yo kuza kubonana n'inama y'abaminisitiri kugira ngo bagire imirimo runaka bampa. Ntabwo rwose nigusiba iyo gahunda Marie Claire yarampaye ngo nyigemo. Rero nise mubwira nti inshingano yose nawe mfite uyu munsi ntishobora gutuma ntabonana nawe Marie Claire, ahubwo se turabonana ryari? Ubu hari aho ngiye ariko ndahava nka saa 8. Ubwo rero nawe uramutse wabonetse twabonana nyuma yaho. Nta kibazo rwose, nanjye ahantu ngiye ndagerageza mpave kare. Ahubwo se turahurira he? Hari utuye? Turi hafi yo mu Gatsata. Ndumva ari hafi. Noneho reka tuze guhurira Nyabugogo. Nta kibazo rwose Marie Claire. Ngaho wirirwe neza rero. Wirirwe neza Marie Claire, kandi mbere yo kugenda nyemerera ngushimire. Ni ukuri utumye umutima wanjye utuza. Nari naratekereje ko nahubutse ntirengagize uwo uriwe. Nako ntabwo nagombaga kukubwira aya magambo Marie Claire. Harya wigeze umbwira nabi? Ntabwo nagombaga kukubwira iby'urukundo Marie Claire, kuko ntabwo bijyanye n'inzira urimo. Ariko ndumva mu byo twaganiye nta jambo urukundo twigeze tuvuga. Wenda ntaryo nakoresheje, ariko se niba naravuze ko nifuza ko twajya tuvugana nkamenya uko umeze, waba wishimye nkabimenya, wabona babaye nkabimenya, akubwira ukuntu nakoze uko nshoboye mbasha kukuvugisha no kugira ngo menye aho uba. Ibyo byo bigaragaza urukundo. Oya humura, ibyo wabikoze nka mubyara wanjye. Kandi koko nari nibagiwe. Ngaho ntiwongere kwishinja amakosa, ahubwo wirirwe neza unagira akazi keza. Namwe bibe bityo Marie Claire. Nari naraye neza kuko Mutoni yashutiye Marie Claire yari yampamagaye. Ariko noneho nyuma yo kuvugana na Marie Claire numvise muzaho nkwibwa kubera ibyishimo. Nagendaga nisetsa kandi ndi mu muhanda. Nashimye Imana iri yumvise amasengesho yanjye, nubwo nanone ari nsigaranye amatsiko aho nibazaga icyo Marie Claire yifuza ko twaganiraho. Umunsi nirukanye imbaraga zitangaje. Nakoranye umwete wone namuka ngiye byibura ngenda hari ibyo nkose. Nkihagera nasabye umukoresha wanjye ko naza gukora mbere saa 6 gusa kuko hari gahunda yihutirwa mfite. Nawe yari umuntu wumva cyane kandi yazi uko nteye ko nkunda akazi kanjye. Mbonye saa 6 zirenzeho mike namusezeho ndagenda. Ninakoreye muri Kacyiru.
nahise ntega imodoka ingeze Nyabugogo kugira ngo mbone uko njya mu rugo nambare neza ndeke kujya kubonana nawe nambaye imyenda njyana mu kazi. Ubwo nimaze gukaraba naramuhamagaye kugira ngo mubaze ahageze, ukambwira ko nawe ari mu nzira agana Nyabugogo. Nahise ngira vuba ubundi ndagenda. Ntabwo nifuzaga kumwicira gahunda ngo wenda amatinze. Yangizeho nka saa 8 zirenze iminota mike. Yari yambaye n'ubundi nka kumwe twahuye yambaye. Imyenda mu by'ukuri bidashamaje ariko yiramuberaga cyane bitewe n'uko arateye. Yampereje ikiganza ananyiseguraho ngo kuko yatinze kongeraho, ubundi ansaba ko twashaka ahantu twicara tukaganira. Namubajije niba twakwicara ku marigare cyangwa se twashaka ahandi twicara wenda nk'aho bafatira icyo kunywa, ariko ambwira ko yifuza ko twajya ahantu twaganira ntaho turogoya, gusa nanone hakaba ari ahantu hatasiga icyasha inshingano afite. Byari ibintu bitoroshye kuko Nyabugogo ni ahantu haba hateraniye abantu benshi. Nta hantu wajya ngo ubure kumva urusaku rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga bitari bike biba biri aho ngaho. Ariko nk'umuntu umenyereye muri ako gace nakoze uko nshoboye tubona ahantu twicara tukaganira. Ntabwo hari hatuje cyane ariko byibura nta bantu benshi bari bahari. Ubundi busanzwe iyo abantu babonye babikira babibazaho byinshi, ariko ku bantu baba bari muri Nyabugogo ahantu hahurira abantu b'ingeri zose si igitangaza. Wenda tubonaga yatekereza ko dufite icyo dupfana cyangwa se twaba turi mu rugendo tukaba tuje aho ngaho mu rwego rwo gufata akaruhuko. Nyuma y'akanya gato twembi twitegereza abandi bari aho, naramubajije nti umunsi se wagenze uti? Urebye nta kibazo. Uvuye se ku muntu wagira ngo ari ahantu uvuye? Mvuye mu kazi nkorera Kimihurura. Kandi koko menya ababikira mwamwemerera gukora ibintu runaka, kuko harabonyemo ari abarimu abandi ari abaganga. Nanjye ndi umwarimu. Gusa mubihuza muti? Ntabwo biba bigoye. Erega kuba umubikira ni ibisanzwe, ni ubuzima busanzwe, nuko nyine uba wihaye Imana, ariko ubundi ni ibintu bisanzwe rwose. Ntabwo nzi ko uko bimeze, ariko se Marie Claire, ko nubwo koko izi nshingano zanyu ari nziza kandi zikaba zifasha abandi, ariko uko zitoroshye, uyu mwanzuro wawutewe n'iki niba atari ibanga? Ntabwo ari ibanga. Mu by'ukuri nakuriye mu muryango navuga ko utari mwiza. Data yari umusinzi, ari umuntu utagira akarima akora mu rugo, yabona akazi k'ubwubatsi kuko ari byo yakoraga, ayo yakoreye yose akayanywera akayamara, yanataha kuryama akatubuza amahoro, akarwana na mama, rimwe na rimwe tukarara hanze. Gukurira muri ubwo buzima, ndeba uko mama arwana no kutubonera ibyo dukenera umunsi ku wundi,